nk'uko twabibasezeranyije abakunzi ba M Kwizera Entertainment Group, uyu munsi twifuje kubatembereza Amahoro stade imaze iminsi iri kubakwa, ikaba izatahwa ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Ubu ngubu rero turagira ngo tugufashe gutembera ino stade aho iva ikagera, haba ari mu kibuga, haba arimo mu rwambariro, ndetse harimo na bare nk'uko mutangiye mubibona. Ndetse ubu ngubu ikintu cy'agashya kirimo stade Amahoro, ubu ngubu agashya ifite nuko igiye gutangirana na VAR. Ubu ngubu VAR yamaze kugezwamo tayari. Ubu ngubu tugiye kujya tureba umukino mu buryo bworoshye kandi bunogeye ijisho, kandi burimo ukuri kwinshi cyane. Abazi iby'umupira cyane bahita babyumva. Reka mbareke rero ntabatindiye, mukomeze mutege amaso, ntagire na kimwe kigucika. Si ngombwa yuko tuguma gukoresha uburyo bw'amajwi kuko stade yubatse neza, ibyumba byayo biragenda bikuyobora kuko byanditseho, uzajya ugenda ubonaho kamera ziri kukwerekeza. Sawa, kandi ndabakunda cyane, mukomeze mukande subscribe ndetse mukore share bibashe kugera kure, kandi mukore na comment kubyo mwifuza yuko twazabagezaho. Ni M Kwizera Entertainment Group, njye uri kumva ni Kwizera Elize. Ndabashimiye cyane, ngaho dukomeze dutega amaso tureba uburyohe bwa stade Amahoro ukuntu yubatse.